kugira ngo utazigera utungurwa twagukusanyirije amabanga yemejwe wakoresha ukivana imbere y'inyamaswa y'inkazi. Inzoka nyinshi nta bumara zigira ndetse nta n'ikibazo zateza umuntu. 80% y'abantu barumwa n'inzoka nababa bifuza kuzifata. Nubona inzoka ije ikwirukanka inyuma uzakubita imirindi myinshi ku butaka ukoresheje ibirenge byawe. Urwo rusaku ruva mu butaka ruzayitera ubwoba ubundi ikure kugenda amahoro. Nigira uwiruma ntuzagerageze kunyunyuza ubumara muva mu gisebe nk'uko tubibona mu mafilime menshi. Byaba byiza uhise ujya kwa muganga ndetse ugasukura n'amazi meza aho yarumye, warangiza ukabona hahambiriye kugira ngo amaraso yaho atavura. Ingagi. Ubundi buri ngagi bari umuyobozi mwiza urinda neza umuryango wayo ndetse n'aho ituye. Ingagi nishobora kugusagarira ubaye uri umuntu wicisha bugufi. Iyo ingagi kwegereye uhita usa naho usutamye ukiyoroshya kugira ngo itabona yuko uyiruta cyane. Ikindi usa n'uwiyongorera utuntu ndetse ukirinda no kuyireba mu maso. Birazwi neza ko ingagi ari inyamaswa yiha icyubahiro cyane ku buryo idashobora gusagarira iyindi nyamaswa cyangwa se umuntu bigaragara ko afite intege nkeya. Ingona cyangwa se krokodile. Uruzi ko ingona ariyo nyamaswa ifite akanwa gafite imbaraga cyane kurusha izindi zose. Ingona iramutse igufashe mu kanwa kayo ntushobora kubona uko uyicika. Nubona ingona izi kwegera uzasakuze cyane ndetse wirukanka ukora zigzag. Iki nicyo gisubizo cyagufasha mu gihe gusanze ku butaka. Nubona ingona mu gihe uri koga mu mazi ntuzanyeganyeze cyane amazi ndetse bitandukanye nuko waba uri ku butaka ntuzagirijwe na rimwe usohora kuko ibi byatuma ihita igusanga byihuse. Uzagerageze koga ucecetse cyane ndetse utanahungabanya amazi uyihunge. Iyo ikwegereye nta kundi wabigenza uhita uyikubita cyane mu maso kuko hari sensitive cyane kimwe no mu ijosi ryayo. Mu maso ndetse no mu ijosi h'ingona harazibabaza cyane bigatuma zita ubushobozi bwo kugira ikindi kintu zongera gukora. Inzuki zirinda cyane imitiba yazo ku buryo zishobora no kukurwinga kubera ko winyuriye hafi y'umutiba gusa. Ibara ry'umukara rikurura cyane inzuki, donc iyo wambaye umwenda w'umukara uba ufite amahirwe yo kurumwa n'inzuki. Nubona ukurikiwe n'inzuki uzihisha ahantu hijimye hatari urumuri kubera ko kubura k'urumuri bizatuma inzuki zirekeraho kugukurikirana. Imvubu cyangwa se hipopotame. Imvubu ni imwe mu nyamaswa ziyenza cyane ku buryo iyo umuntu yibeshye gato yakagera ahiri ihita imusagarira. Nubwo zigira ibiro byinshi, hipopotame ziriruka ku buryo buhambaye. Mu bihe by'ubushyuhe ntuzigere ugerageza kujya mu ishyamba riba ririmo inzuzi uri wenyine kuko indeshyo y'amazi iragabanyuka, bityo imvubu zikava mu mazi zikihisha munsi y'ibiti birebire. Kugira ngo imvubu igusiga amahoro ugerageza kurira wihuse mu giti kirekire cyangwa ku ibuye rirerire ugategereza yuko ugenda. Inzovu ni inyamaswa z'inyamahoro zizi ubwenge cyane ariko nanone zishobora kugira nabi umuntu arebye nabi. Ahangaha inzovu y'ingore cyane ishobora kukwataka mu gihe cyose yaba ikubonyemo ikibazo cyangwa se iguketseho ko ushobora kugira nabi cyane cyayo. Niwisanga imbere y'inzovu uzitondere geste cyangwa se ibimenyetso igenda ikoresha umubiri wayo. Iyo ishyize amatwi inyuma ndetse na cya gice kimanutse cy'umunwa wayo ikagihina icyegereza mu ijosi, uzitonde umenye yuko ishobora kukugira nabi. Muri ako kanya nitangira kukwegera ntuziruke ahubwo uzagende bucece ushaka uko wajya inyuma y'ikintu kiri hagati yawe n'iyo nzovu. Ibyo byaba nk'ibuye cyangwa se ibyatsi. Ikimasa cy'ishyamba cyangwa se toro. Bitandukanye n'ibizwi na benshi, ibi bimasa ntibirakazwa cyangwa se ngo bisemburwe n'ibara ry'umutuku cyangwa se irindi bara iryo ari ryo ryose, ahubwo birakazwa cyane no kugendagenda cyangwa se kwirukanka k'umuntu byegereye. Nubona iki kimasa cy'ishyamba kije kigusatira ntuziruke, uzagume uhagaze hamwe. Ikindi ushobora gukoresha akantu k'agapira waba wambaye, undi mwenda cyangwa se ingofero ukajya uyizunguza ku buryo birangaza cya kimasa. Ikimasa ni cyiza kikwegera cyane, uzate ya ngofero cyangwa se umwenda kure, ikimasa kizahita gihindura icyerekezo ubundi gikurikire cya kintu utaye. Shake. Inkuru nziza nuko hari amoko 150 ya shake kandi muri izi fi z'indyanyama ubwoko 20 bwonyine nibwo bwataka abantu. Amoko menshi ya shake naga dufata twebwe abantu nk'umuhigo w'ibanze. Inkuru mbi nuko iyo shake ishatse kugufata kuyicika biba bikomeye cyane. Kugira ngo utazigera wikurira shake uzirinde kugeza icyitwa inkari cyangwa se amaraso mu mazi uri muroga. Izi nyamaswa zumvira mu birometero byinshi umuhumuro w'amaraso cyangwa se inkari zikaza ziwukurikiye ziturutse
biturutse kure. Birabujijwe kubona shaki kuri hafi warangiza ukoga wirukanka cyane ndetse na panike, kuko n'ubundi kuyisiga ntibishoboka ihita igufata. Ndetse iyo kuri hafi birabujijwe koga uyiteye umugongo, kuko uba wigize 100% nk'umuhigo wayo. Iyo shaki igufashe ugerageza kuyikubita mu maso cyangwa se inyuma y'umutwe wayo aho ihumekera, haba hari amahirwe menshi yuko yahita ikurekura. Inkura cyangwa se rhinoceros. Inkura ni imwe mu nyamaswa zirakazwa n'ubusa cyane zigahita zisagarira umuntu. Inkura ishobora kwirukanka ibirometero 60 ku isaha, bisobanuye ko bikomeye cyane kuyisiga mu gihe waba ushaka kuyihunga. Ariko hari igisubizo. Uburyo bwonyine bwo kuyicika ni ukugenda uyihishahisha inyuma y'ibiti binini. Kuri rhinoceros biba ari intambamyi ikomeye cyane, ndetse ntabwo ishobora kugumya kukwirukankaho mu gihe uri inyuma y'ibiti binini cyane. Itovu cyangwa se urse. Urse ntizipfa gusagarira umuntu uwo ari we wese, ariko ubaye uri ahantu hadakwiriye yagusagarira. Bityo rero ni ingenzi cyane kumenya amategeko nuko wakwitwara imbere yayo. Icyambere, ntuziruke nuyibona, nuwiruka uzaba uyiteje, ihita igukurikira ako kanya. Ndetse ubaye unatekereza ko wasiga urse uhita ubyibagirwa, kuko ishobora kwirukanka ibirometero 50 mu isaha. Iyo ubonye itovu cyangwa se urse izi gusatira, uhita uryama hasi ureba ku butaka wihuse, ndetse ukanakoresha intoki zawe ukazipfuka inyuma ku ijosi ryawe, nyuma wirinda gukoma ugasa naho wapfuye. Bityo iyo nyamaswa ntishobora kongera kugufata nk'ikibazo. Birashoboka yuko urse yaguhindukiza gatoya, ariko ntuzagire ubwoba, uzakomeza ugume udakoma, kuko iyi nyamaswa y'inyabwenge cyane ikomeza gucungira aho hafi. Kangaru. Kangaru nayo ni inyamaswa igira nabi umuntu uwo ari we wese, mu gihe yaba iketse yuko ushobora kuyigira nabi uyisanze nko mu matware yayo. Kugira ngo nirakara uyiri hafi utazagira ibyago, wakurikiza izi nama. Icyambere, iyo kangaru ikwatatse ije kwegera, korora. Ukorora nka rimwe cyangwa kabiri, kangaru bifata nk'aho umuntu isatire yari umunyantege nkeya, karwaye kandi nta kibi yayikorera. Icya kabiri, subira inyuma bucece, niwihindukiza ukirukanka uzaba ubyukije umujinya wa kangaru, bityo ihita isimbuka igufate byihuse. Intare. Iyo wisanze imbere y'intare uguma uyihanze amaso, ndetse ukirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyavamo kuyitera umugongo wo kwirukanka. Iyo utagumye uyihanze amaso bituma ihita igufata. Ikindi, gerageza kwigira munini kurusha uko ungana, kugira ngo ubigereho urisimbukuruza ndetse ukanazamura amaboko, cyangwa se waba wambaye ikote ukarikuramo ukiyihanze amaso ukarizamura. Iyo wigize munini cyane ndetse ukayireba usa naho uyitera ubwoba, intare ihita yirinda icyo ari cyo cyose cyakurura intambara. Ushobora no gusakuza cyane ndetse ugasa n'ukoresha amaboko wazamuye ibimenyetso bitandukanye. Iyi myitwarire intare yibona nk'idasanzwe ku mihigo ibisanzwe ifata, bityo izagufata nk'uwayigira nabi ubundi ishaka uko yakwigendera. Kurebera ku mibare y'abantu bicwa n'izi nyamaswa byonyine biteye ubwoba. Ku mwaka shake zica abarenga 6. Impyisi n'ibirura zijyana ubuzima bw'abantu barenga 10 ku mwaka. Intare zivugana abantu 22. Inzovu zica abantu barenga 500, imvubu cyangwa se hipopotame nazo zica abagera kuri 500 cyo kimwe n'inzovu. Ingona cyangwa se krokodile zica abagera ku 1000, inzoka nizo za mbere zikaba zica abagera ku 100,000. Nyuma yo kureba iyi video yose, twizeye byibura yuko mu gihe waba uhuye n'imvubu, ingona cyangwa se intare ishonje, wamenye uko wabyitwaramo ukahaca wemye. Ntuzuyaze gukanda subscribe nimba utari wabikora, sangiza iyi video inshuti zawe, kuko uko irebwa cyane wenda umunsi umwe bizatabara ubuzima bw'abantu ntawamenya. Turabashimiye.